Mwiriwe neza nshuti zanjye, uyu munsi tugiye kuganira ku izina Bureya. Bureya ni izina ritamenyerewe cyane ariko rifite ubusobanuro bwihariye. Muri iyi video tugiye gusesengura neza imvano y'iri zina mu buryo bwimbitse. Wahawe ikaze. Izina Bureya si izina rusange rikoreshwa henshi cyangwa mu ndimi nyinshi. Iri zina rishobora kuba rifitanye isano n'imyandikire cyangwa imivugire yanditswe mu buryo bwihariye cyangwa budasanzwe. Mu rurimi rw'Icyongereza, Bureya rijya kumera nk'iririmo guterwa n'ijambo. Sinzi niba ubyumva neza. Reka nkoreshe ijambo kwatura. Bureya rero risobanura ibiro cyangwa se ahakorerwa imirimo y'ubuyobozi. Gusa iri zina rishobora kuba ryahabwa umuntu hagendeye ku nshingano, ku cyubahiro cyangwa ku buryo arangwa n'ubwenge cyangwa ubuyobozi. Izina Bureya rero akenshi rihabwa abana b'abakobwa, ariko mu buryo busanzwe rikunzwe gufatwa nk'izina ry'igitsina gore, cyane cyane bitewe n'imvugo ndetse n'inyuguti zirisoza IA nk'uko tubibona no ku yandi mazina. Nubwo rero rihindurwaho bitewe n'akarere, umucyo cyangwa inkomoko y'umuntu, mu ndimi nyinshi haba Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Icyarabu, Bureya rituma abantu bumva ko ari izina ry'igitsina gore. Nubwo rero Bureya atari izina risanzwe rifite ubusobanuro mu buryo buzwi, ngo gusa rishobora gusesengurwa hakurikijwe ibi bikurikira. Icya mbere, ku ishusho yaryo, Bureya ritanga isura y'ubwitonzi, ubwenge n'ubushishozi. Rikora ku muntu ufite umutima mwiza ndetse wicisha bugufi. Icya kabiri, ibyo rihagarariye, ubuhanga. Rishobora gushingwa ku muntu w'ubwenge nk'uko ryo ubwaryo risobanura. Rihura n'indangagaciro z'ubuyobozi cyangwa umuntu uhamye ku myanzuro ye. Ituze. Urusobe rw'amajwi arigize rutanga amarangamutima atuje. Icya gatatu, mu muco nyarwanda no muri Afurika. Nubwo rero iri zina ritemewe, ariko rishobora kuba ryarahawe umuntu mu rwego rwo kumutera ishema cyangwa kubera uburyo yari ateye ku mubiri no mu bitekerezo. Icya kane, akamaro k'izina Bureya. Kuba izina Bureya ridasanzwe, uwo nguwo ni umwihariko waryo rifite. Izina Bureya ushobora kuryita umwana wawe niba ushaka izina rituje, ridasanzwe kandi rifite uburemere. Ababyeyi benshi rero bashobora kurihitamo bashingiye ku ndangagaciro bifuza ku mwana wabo, nk'ubwitonzi, ubwenge ndetse n'ubuyobozi. Ni nuko rero dusoje, ari nako tugushimira cyane wowe twari kumwe. Nk'ibisanzwe, njye ndi Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda. Naho utaha, Imana ibarinde. Bye.